ubushize yaranyigishije kuvuga ngo remember to subscribe kuri Afrimax TV mu gishinwa. Arambwira ngo ni bavuga ngo ching chuang chang hu I'm sing kwang ching Afrimax ting hui chang gu ching yang hua ching chuang ching 你好，大家好，我是如开发。行。大家好，我是 Bhakti。Bhakti。Yo, what up my people? Kukurikirana Afrimax TV mumeze gute? This is Afrimax TV online. Remember to subscribe, stories ni nyinshi. Uyu munsi kubwira akantu gatoya inyuma yo kuba wakanze subscribe. Gahunda zose zijye kumera fresh. Kuko amakuru yacu yazaba yakugeraho vuba kandi nk'umuntu wa mbere kugira ngo uyabone icyo tugusaba no gukanda subscribe. Gahunda zose ni fresh. Gahunda nari nje kubabwira uyu munsi cyangwa ikintu nari nje kubwira uyu munsi ngo ni kuba umushapu. Kuba umushapu se bisobanura kuba uzi kuvuga cyane nagwa ariko bisobanura ko uri umushapu. Kuba uzi kwiba cyane abantu nagwa ari ubushapu. Kuba uzi kubeshya cyane nagwa ari ubushapu. Kuba uzi gutereta abakobwa benshi cyane ukabatendeka nagwa ari ubushapu. Kuba uzi ni ibintu byinshi ariko uko ariko kose bushapu no gukora neza kandi ukagakora akazi kawe neza nk'inyangamugayo ubwo nibwo ubushapu. Inyuma y'ibyo byose ukaba smart hanze n'imbere ngira ngo wabisobanukiwe. This is Afrimax TV. My name is Bhakti. Uko ariko kose uyu munsi tukaba tujye kuganira n'umujyama wacu twaraganiriye ubushize. Umujyama akaba yitwa Juru Keifa. Juru Keifa ni umujyama uvuga igishinwa cyinshi cyane. Ubushize yaranyigishije kuvuga ngo remember to subscribe kuri Afrimax TV mu gishinwa. Arambwira ngo ni bavuga ngo ching chuang chang hu I'm sing kwang ching Afrimax ting hui chang gu ching yang hua. Remember to subscribe on Afrimax TV in Chinese nuko nguko babivuga. Juru Keifa, the one and only. Tukaturi kumwana ariko uyu munsi afite project nyinshi cyane agiye kutubwira. Reka kwanza abanze dusuze. Ching chuang ching 你好，大家好，我是如开发。行。大家好，我是 Bhakti。Bhakti yarakimenye rero iyi minsi mike wahise ukimenya. Cyayo. Juru bimeze gute se mavo? Bimeze neza kabisa ubu ngubu uderukana mfite mvuga igishinwa naho nabazana indirimbo uyu munsi n'ibindi bintu byinshi byiza kabisa. Wishize watubwiye ibintu byinshi bitandukanye ariko ntabwo watubwiye ku ndirimbo zawe. Umunsi turashaka kumenya ubuhanzi bwawe. Ese Juru Keifa ni umuhanzi umeze gute? Okay, Juru Keifa ni umuhanzi w'umunyarwanda uririmba, ntabwo navuga ngo uririmba mu kinyarwanda gusa yibanda mu kinyarwanda. Abenshi bavuga ngo aririmba igishinwa ariko ntabwo ndirimba igishinwa gusa. Nshaka kuririmba igishinwa n'ururimi rwo rwose ariko cyane cyane ikinyarwanda kuko nzi neza ko message ntanga akenshi igera ku banyarwanda mbere y'abandi bana bari bose. Mukanya tutaraza hano kugira ngo tugane na kubonye ari uri kumwe n'umushinwa murimo kugenda muganira cyane ching ching wana hong 在练习说我说的比较流利，很有方便。但是我说我以前在这儿学习，我学过比较快，我学的比较快，现在就忘了是吧？忘了很多，我就学校的内容忘了，就在外面的内容啊。但是我昨天看你有些字的发音还要需要再把它改一改。ni ibiki mwarimo kuganira ari? Uriya mushinwa cyangwa mwashaka kutugurisha? Oya ntabwo twashaka kubagurisha. Nanagiye kumureba ko narashize igihe kinini tutabonana. Ni Kung Fu Master akaba n'umwarimu w'igishinwa. Ikintu cya mbere cyari cyanjyanye mfite project nyinshi nifuza gukora ariko nkazashyiramo n'abashinwa. Niyo mpamvu nagiye kumureba kugira ngo mbone izo link n'izo connection yaba kuri media yo bushinwa yaba kuri no kuba nabona n'abandi bashinwa dufatanya muri project zanjye kuko ntabwo ngiye nkora music gusa. Urabizi uri muri entertainment anytime nakora na movie wenda cyangwa ikindi kintu. Yes, niyo ndirimbo nayo mashusho ugasanga wenda ashaka kugaragaramo abashinwa. For example abayobyina nka kinyarwanda nkeka ko byashimisha abanyarwanda. Twaganiraga ku bijyanye na career yanjye y'umuziki. Ariko numvishe ijambo Bhakti kwangching weni twinga michant mita numva ngo Bhakti ngo tugende tumugurishe hariya mu Bushinwa. Mita numva nese nikanga mufite izihe gahunda?
bagiti nta gahunda yo kukugurisha dufite, nkeka ko nta muntu watinyuka no kukugurisha ubusa yagucishaho abantu bose bakuzi. Numvise ngo chenkwanga chengbak chingjo chingchina nahise nikanga. Uretse ko n'ibintu uri kuvuga nta kugurisha birimo, kugurisha ni mayi kandi ibintu wavuze nta namani igeze numva. Ubanga abakunzi bawe ntibagire ngo wenda tugurisha abantu. Oya turi mu kazi gakomeye cyane, akazi kenshi kandi gakomeye cyane. Yeah man. Okay, nice. So reka tugane kuri music yawe, umaze igihe kingana gute uri muri music? Kuko abantu benshi bashobora kumva Juru Kaifa cyangwa bakakubona benshi bashobora gusanga ari ubwa mbere bakubonye muri industry ya music. Yes, benshi n'ubwa mbere bambonye, ariko bitavuze ko ari bwo ninjiye muri ubu ngubu tuvugana, ninjiye umwaka ushize. Ariko urabizi ko uko winjiye sika abantu bahita bakumenya gake gake, bagenda bamenya buhoro buhoro. Ubu ngubu maze gukora indirimbo 3, indirimbo nshya nabazaniye uyu munsi yitwa Nkunda Wowe. Ushobora kujya kuri YouTube channel yanjye Juru Kaifa official ukayireba, nkuko nubwo wakandika Nkunda Wowe by Juru Kaifa yahita yizana. Nayikoranye n'undi muntu nawe umuhanzi mushya nawe, ko label ndi gukoreramo Tower Records nambaye no ku mupira, nubwo ifite brand ya Tower y'ikinyarwanda. Twagize ngo byorohera abantu bose kuyisoma, ariko ni nakantu kagaragara neza, hakazamo nakantu ko kugira ngo tugaragaze noneho originality, bigaragare ko ari iby'abanyarwanda, kuko dusizeho Tower y'icyongereza ushaka kugira ngo na ikindi kintu kitari cy'abanyarwanda. Studio yitwa Tower Records, ariko brand iri mu kinyarwanda, biragaragara neza hano ku mupira ngira ngo. Noneho rero iyo ndirimbo nshya bafitiye yitwa Nkunda Wowe. Abajyaho bagiye kureba Nkunda Wowe bashobora kwita babona n'izindi, harimo na yindi irimo igishinwa n'abaririmbiye ubushize. Yes, nababwira ko kandi vuba noneho ngiye kubakorera, navuga ngo na amahiti. Yes. Okay, reka tugaruke kuri Tower Record. Tower Record ni record label yawe cyangwa ni record label y'abahanzi benshi nawe ukaburimo? Okay, Tower Records iyungu birimo abahanzi babiri, ariko abo bahanzi babiri official ifasha managing, ariko bitavuze ko noneho hatari na support itanga ku bahanzi. Ifite abandi bahanzi twe twitaye cyane ku mpano zikizamuka, turi gufasha tutitaye kuvuga ngo ubushobozi bwe, ahubwo tureba talents. Nta nubwo tubipublishinga ngo wenda abantu ngo nimuze ngo tubafashe. Abantu batugana barimo bafite talents, akaza wenda adafite ubushobozi buhagije, bikaba ngombwa ko studio ivuga itwenda turokorera indirimbo imwe cyangwa ebyiri. Iminsi mike nabo muzajya mubabona hano kuri Afrimax baje kubabwira ibikorwa byabo. Yes. Watubwiye kuri record label, ariko record labels nyinshi za hano mu Rwanda nje narabonye, mfite experience ko record label nyinshi nago zikunze guhagarara neza cyangwa to stand strong. Nyinshi zahise zahagararaga gatoya ugasanga yamanutse kandi yatangiranye imbaraga nyinshi cyane. Mwebwe nka Tower Record mwiteguye gute guhangana n'izi challenge za music industry cyangwa za record label management hano mu Rwanda? Ikintu cya mbere wenda nabanza kuvuga, Tower Records zifite umwihariko, kuko jewe ntago nteganya kuyivamo wenda ngo njye mu yindi label runaka. Ndwa ngo mvutse muri music ndi Tower, no kuza gukomeza ndi Tower napfe ndi Tower. N'urugero ushobora no kuma contract runaka ya partnership, ariko ninza nzaza nka Juru Kaifa, ariko akantu ka Tower Records sinshobora kugira iki kugasiga. Ndwa ngo utemeye ko kakantu ka Tower kagaragara, ni nkaho nanjye wabugize iki nkansarinze mu bikorwa byanjye. Yes, niyo mpamvu nizera ko kereka nimba ntari guhumeka. Ariyo gahunda ngo warugiye gusaba inkunga ku mushinwa? Aya ntago agenda ngiye gusaba inkunga kugira ngo Tower Record ikore neza. Ntago ariyo mpamvu, ntago nagiye gusaba inkunga, ni nagiye ni mu kazi. Ubuse tuvuge ushobora ugiye casting abakinnyi, nimba utari wagiye kungurisha, ariya warugiye gusaba inkunga? Ntago nari nagiye gusaba inkunga. Ikintu cyari cyanjyanye hariya, nababwiye ko harashize igihe kinini tutabonana, nari ngiye mbere na mbere kumureba. Ariko ikintu cy'ingenzi cyari cyanjyanye nkeneye partnership, kuko niba nkora ibintu tuvuge, niba ukora ibintu uvuga icyongereza cyane, uzahura n'abongereza cyane mu kazi kawe. Noneho niba agiye mvuga igishinwa, abantu duhura cyane n'abashinwa. Ntago bitangaje rero kubona n'abandi kumwe n'umushinwa. Noneho mwarimu Kung Fu Master buriya basanze ndangije siporo ho gake. Turirimbire kandi k'igishinwa, kandi k'ikinyarwanda ko nayikoreye cyangwa ya interpretation indirimbo y'igishinwa iyo ariyo yose. Meyo yidende fambe yemeyo yisiguru ni juje yang chushen zayo dishigeri dage yo jinsi chingbuzi.
koshini yeah like that. Okay, yeah, nice. Juru Keifa tukaba turi kumwe no muri camera za Afrimax TV, n'umuhanzi wo muri Tower Records, akaba ari umunyarwanda uzi cyane igishinwa. Ururimi rw'igishinwa arakizi cyane, araririmba mu gishinwa, araririmba mu kinyarwanda, ariko ko ariko kose afite indirimbo nshyashya ivuye muri Tower Records. Iyo ndirimbo yiwe ndashaka dupime talent yiwe kwanza turirimbiremo gatoya imbere yuko dukomeza n'ibindi byinshi bitandukanye. Abakobwa magana barampamagara nkabakatira, abanyandikira n'abansura ndabananira, nk'utubyera magana ngo nkwibagirwe bikananira, kukuba kure byambereye indwara ngiye gusara, urabizi nkunda wowe be, vuga ikindeka ikise ngo ubyumve be, ngo ubyumve be. Yes. Okay, that's what's up, man. Yo nindirimbo nshyashya, nindirimbo yawe. Yes, indirimbo nshyashya imaze gusohoka. Yes, already iri hanze kuri channel yanjye, niho ikiri ntabwo ndayishyira ahandi hantu hatandukanye. Juru Keifa witeguye gute cyangwa guhangana na challenges nyinshi ziri muri music industry yo mu Rwanda, kuko abahanzi bakizamuka basigaye bafite haso nyinshi cyane kuri ku itangazamakuru kugira ngo bazamure cyane muri studios n'ibiki byose, usibye ko warabikemuye ufite record label, ariko challenges zone nyinshi cyane uko ariko kose witeguye gute? Ubundi ikintu cya mbere genshyira imbere n'Imana, nizeye ko kabone nubwo yabaye challenge ariko nta kintu kinanira Imana. Ntago nari nzi wenda uko nzahura na Afrimax uyu munsi tukaba turi kuri kamera za Afrimax, ni Imana yabikoze. Menya Bakti nawe aramenya, abantu bakurikira Bakti uyu munsi nabo bari kumenya, so nizera ko nkuko byagenze mbere nta ruhare navuga rwanjye rw'imbaraga zanjye ku giti cyanjye nashyizemo, Imana yabimfashijemo kugira ngo mbashe kwinjira. So iyo Mana yamfashije, nizeye ko noneho ni nayo rega iyobora imitima y'abantu izatuma bankunda, kuko niyo nyine ifite imitima yabo ishobora no kuyima. So bitavuze ko ariko nanjye ntagomba gukora cyane, nukuvuga ngo niba watangiye ntugomba guhagarara, ni ugukora mpaka nkakomeza nkafatiraho, niko bajya bavuga ya nimfatiraho ndabizi neza ko bizageraho bigomba gukunda bizakunda. Yes, uyu nguyu ni Juru Keifa, akaba afite indirimbo nshyashya iri kuri YouTube and everywhere, so we have to support that song. N'iki narenzaho, reka dutegereze izindi gahunda nyinshi cyane za Juru narinjye kuvuga ngo ni Juru Park, Juru Keifa. Yes, yeah, that's it. Yeah, Juru, asante sana my brother. Thank you Bakti. Sinzi nimba ari message udufitiye uyu munsi mu gihe tutarasoza. Message ya mbere nabanza gushimira Afrimax, ariko nkanabwira none abantu mbere na mbere, sasa muri iyi minsi mfite challenge nkuko wazo bivuga, abantu bari kumfata nk'umuntu uvuga igishinwa bakibagirwa ko ndi umuhanzi. So niba urebye video were no kugenda kanda subscribe mbere na mbere kuri Afrimax, wite wiruka wandike Juru Keifa naho kugenda kandi subscribe ubone n'ibintu byanjye. So niyo support ya mbere ushobora kumpa uyu munsi, ya biremewe kabisa.你现在不是在跟这个小谢他们在练习吗？在练习，说我说的比较流利，很有方便。但是我说我以前在这儿学习，我学过比较快，我学的比较快，现在就忘了是吧？忘了很多。我就学校的内容忘了，就在外面的内容啊。但是我昨天看你有些字的发音还要需要再把它改一改。是的，我要再练那个拼音。视频昨天我们拍了很多次很多次，但是你得继续练习，要不然都是跟着小谢他们上去。这是大伟啊，你的同学是吧？我就That's what's up, man. Until next time, this is Afrimax TV online. My name is Bakti, behind the camera Miguel. Na wowe mu gukurikirana Afrimax TV. Ndagushimira cyane kuko subscribe yawe, comment yawe, like, dislike, byose ni ibintu byiza cyane birimo kubaka abahanzi bacu, birimo kubaka industry yacu, birimo kubaka njyewe, birimo kutwubaka buri munsi muri byo byose dukora. Uko ariko kose nta kindi narenzaho. Hasta la vista, until next time. Ciao wewe urimo gukurikirana Afrimax TV. Bye bye.